nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, ndabakiriye mu izina rya Yesu, ndabakunda cyane. Nshimiye buri muntu wese wahisemo kujya kurikirana ibiganiro byacu, umuntu wafashe icyemezo akiyemeza kujya yumva buri kiganiro cyose gitambuka hano, agakora subscribe cyangwa se agakora view igihe cyose ayibonye. Yesu aho umugisha cyane, Yesu aduhana umugisha, kandi nzi neza ko bizabagirira akamaro, kuko message zitambuka ngaha zose ni izawe. Buri muntu wese ubikurikirana, buri muntu wese ubibona, iyi message irakureba kandi izakugira akamaro. Yesu ashimwe cyane. Mbere yuko tujya muri byinshi rero n'ubundi, reka tubanze twiragize umuremyi wacu, kuko niwe udushoboza byose muri byose. Data, mu izina rya Yesu, nongeye gushima kubw'uyu mwanya, nguhaye icyubahiro ko ari wowe waturinze, nguhaye icyubahiro ko ari wowe waturemye, nguhaye icyubahiro ko ari wowe waduteguriye uyu munsi. Buri muntu wese arimo kumva iki kiganiro, icyubahiro Mwami gikomeze kuba icyawe, wongere kutweza nanone, wongere kutugira neza, kugira ngo ijambo aho riburibwe, aho umuntu wese uri buryumve, ntasigare gutyo gusa, ahubwo rigire icyo rihindura, rigire icyo rimara, rigire imbuto rizera, kugira ngo igihe gikwiriye rizagira akamaro. Tugahe icyubahiro rero, ubwami bwawe buze, uba natwe muri byose, ntaba ari igihe uvuga, ntaba ari igihe usobanura, ahubwo umwuka wawe wera aba ari gusobanura buri kintu cyose ubona gikwiriye abantu bawe. Mbisabye mbyizeye, mbyiringiye, binyuze mu izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo. Amen. Yesu abahe umugisha rero, nongeye kubakira n'ukuri, mbahaye ikaze, ndabakunda cyane. Mbamenyesha ko iyi YouTube channel The Secret TV ntago ari channel yashyizweho n'umuntu gusa, nta kindi igamije, ni ugutambutsa ubutumwa bwiza, ni ugutambutsa message zabagenewe. Yesu abahe umugisha rero. Uyu munsi nanone ngarutse, mfite ikiganiro dushaka kitari iminota myinshi, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kumenya ibanga ryagufasha kuramba. Ni irihe banga wakoresha kugira ngo urambe? Yesu ashimwe cyane. Amabanga wakoresha cyangwa se yagufasha kubaho ubuzima bwiza cyangwa kuramba, mu magambo makeya. Mu by'ukuri buri muntu wese waremwe, ukisanga uri hano ku isi, waremwe kubw'impamvu, kandi nta muntu n'umwe wifuza kutaramba. Nta muntu n'umwe wifuza kubaho iminsi mike ngo ahite agenda, ahubwo buri muntu wese akwiriye kubaho iminsi yagenewe kandi akayibaho neza, aribyo byitwa kuramba. Ndetse wazanava muri uyu mubiri turimo, bikaba ukagira icyo usiga imusozi, ukagira icyo usigira abantu, na misiyo zawe zakuzanye ku isi ugasiga uzikoze. Ntuzabeho gusa ngo ugende ntacyo usize, ngo ugende ntacyo umariye abantu, ngo ugende udahinduye isi, ahari ari Imana yakuremeye. Yesu ashimwe cyane. Rero muri iki kiganiro turaza kureba amabanga yadufasha kuramba. Ese ayo mabanga akubiye mu ki? Yesu ashimwe cyane. Ntabwo njya nkunda kujya kure cyane, reka turebe mu ijambo ry'Imana amabanga ashobora kugufasha kuramba, cyangwa se kugufasha kuba mu buzima bwiza, ubuzima ukwiriye kubamo, ubuzima bunezeza Imana, ubuzima bunezeza abantu muri kumwe, ubuzima bukuryoheye nawe ubwawe, wowe ukaryoherwa n'Imana ikakunezererwa, n'abantu muri kumwe n'isi urimo ntuyibangame, ukayiryohera kugeza igihe uzavira muri iyi si ariko amahoro. Yesu ashimwe cyane. Ayo mabanga rero turaza kwifashisha Bibiliya n'ubundi nk'uko bisanzwe. Reka dusome mu gitabo cya Zaburi, Zaburi ibice 37, turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ntugahagarikwe umutima n'abakora ibyaha, ngo kandi ntugirire ishyari abakiranirwa. Haleluya. Ngo kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi, bazuma nk'igisambu kibisi. Yesu ashimwe cyane. Ngo ntugahagarikwe umutima n'abakora ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Iryo banga rero, ayo mabanga akubiye mu gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Buriya gukiranuka gukubiyemo ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro. Ni amabanga aragera muri ni menshi, ariko ayo nabateguriye aragera muri 5, ariko yose akubiye mu gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri gukiranuka ubwabyo
tutarasoma ibigize gukiranuka ubwabyo birumvikana. Gukiranuka ni ugukora ibyiza. Gukiranuka ntabwo ari ukuvuga ngo wenda wowe unyumva ushobora kuba uyu munsi utemera Bibiliya, ushobora kuba utemera Yesu Kristo, ushobora kuba utemera wenda Imana, ntawamenya. Ariko waba ubikora cyangwa utabikora, gukiranuka bireba buri muntu wese waremwe. Yesu ashimwe cyane. Ko gukiranuka ushobora gukiranukira mugenzi wawe muri kumwe, ushobora gukiranukira isi ubamo, ushobora gukiranukira leta ikuyobora. Kuko nubwo wenda ushobora kuvuga uti ntabwo wemera Imana, ariko nk'umuntu uri mu mubiri ufite ubundi butegetsi ugenderamo, ufite ubundi muyoboro ugenderamo w'isi. Gukiranuka rero bigaragara mu mpande zombi. Yesu ashimwe cyane. Gukiranuka ni cya gihe ukora ikintu ukumva umutima wawe ntacyo gushinja. Ni cya gihe ugenda ukumva ntacyo wikanga. Ni cya gihe wumva umutima utakubwira ngo wamuhemukiye, ni cya gihe umutima utakubwira ngo wakoze amakosa cyangwa se wavayoletinze itegeko cyangwa se wakoze icyo utagomba gukora. Ni cya gihe wumva utuje, unezerewe, umutima wawe unezerewe, wumva nta kintu kimwe gushinja. Icyo gihe uba ukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Gukiranuka ni ibanga rikomeye ryo kuramba. Kuko umuntu wese, ntago ndabonaho Bibiliya yaza kuza kubitubwira neza, ntago ndabonaho umukiranutsi umuntu yicara atuka, ntago ndabonaho umuntu umukiranutsi wikanga. Kuko iyo uri umukiranutsi igihe cyose umutima wawe utuje, unezerewe. Reka rero wenda turebe ingingo izo ngizo nabwiye nateguye. Ya mbere ni urukundo. Yesu ashimwe cyane. Ya mbere ni urukundo. Urukundo rero narwo, urukundo ni muri za ngingo zigeze gukiranuka. Kuko urukundo, Imana ubwayo ivuga ko ari urukundo. Imana ubwayo ni urukundo. Ni ukuvuga ngo iyo udafite urukundo ntabwo uba ufite Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo udafite urukundo ntabwo uba ufite Imana. Iyo udakunda ibyaremwe, kuko ibi byose tubasha kubonesha amaso yacu, yaba ibiti, yaba abantu, yaba imisozi, yaba amazi, yaba ibyatsi, ikintu cyose tubonesha amaso yacu ureba kigomba kukwereka urukundo rw'Imana, kikugaragariza urukundo rw'Imana, kikugaragariza gukomera kw'Imana. Iyo udakunda rero ibyo biremwa by'Imana, iyo udakunda ibintu ubonesha amaso yawe, utazi aho byavuye, wenda nubwo utemera ko byaremwe n'Imana, ariko ntabwo uzi uburyo byabayeho, wabisanze bibaho, urabibona, nawe wisanze uriho. Iyo utabikunda, udafite urukundo muri wowe, udafite kubyubaha, kuko iyo ukunda ikintu uracyubaha. Iyo utabifite rero, iyo udafite urukundo muri wowe, ngo ubone urukundo rw'Imana muri ibyo biremwa ubona, ntabwo uba ufite Imana. Yesu ashimwe cyane. Urukundo rero ni ikintu cy'ingenzi gifasha umuntu kuramba. Kuko iyo ukunda nta kindi cyaha kindi cyaguturukaho, ukunda ibiremwa by'Imana, nta kindi wakora kuko ukunda. Yesu ashimwe cyane. Ujya guhemukira umuntu ukamugira imbabazi, ukavuga uti uyu muntu reka mubabarire kuko ndamukunda, iki kintu nkwiye kukigira imbabazi. Nubwo yaba ari inyamaswa, ntuhire ngo wumve uyanze. Urwango nicyo kintu cya mbere kimunga ubuzima bwa muntu. Yesu ashimwe cyane. Urwango rumunga ubuzima bwawe ubwawe. Urwango rukamunga uwo warugiriye, urwango rukamunga n'undi uri ku ruhande ukureba udafite aho uhuriye nabyo. Wenda atari wagiriye urwo rwango, atari wahemukiye, ariko kubera ko kureba uburyo witwara bikamunga umutima we. Ibyo byose ni ibintu bisenya ubugingo bwacu, ni ibintu bisenya umutima, ni ibintu bisenya ubwonko, ni ibintu bisenya ubuzima bwacu. Umuntu wacu w'imbere agasenyuka kubera kudakunda. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere dusomeho gatoya muri Bibiliya twe kujya kure ijambo ry'Imana. Hano n'ubundi muri Zaburi ibice 37, reka dusimbuke gato tujye ku murongo wa 25. Amen. Haravuga ngo, nari umusore none ndashaje, sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Haleluya. Ngo agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uko ugirira neza abandi, uko ukunda abandi, wowe uba wikururira ibyiza, uba wikururira amahirwe, uba wikururira umugisha, uba wikururira ibintu byose urimo kubyatarakitinga kubera ko wakoreye mugenzi wawe ibyiza. Wowe urimo amahirwe yose aza kuri wowe. Yesu ashimwe cyane. Urukundo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane. Nagira inama buri muntu wese kwikuramo ikintu cy'urwango kugira ngo kiye kugusenya wowe ubwawe.
amen. Rimwe rimwe ntacyo kidasenya uwo warugiriye, ahubwo kigasenya wowe ubwawe urufite muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe iyo ingingo ya kabiri. Ingingo ya mbere twabonye ko ari urukundo, iya kabiri ni imbabazi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imbabazi. Iyo ufite urukundo rero, igihe cyose imbabazi ziba hafi yawe. Amen. Kuko mu buzima busanzwe tubona bwa buri munsi, ikintu utitayeho, ikintu utahaye umwanya, umuntu mutaganiriye, umuntu mudafite aho muhurira, mudaturanye cyangwa se mutavukana, ntago ashobora kukubabaza. Yesu ashimwe cyane. Tubona ko igihe cyose ikintu kikubabaza cyangwa ikintu kigukomeretsa, ni cya kintu wahaye umwanya mu buzima bwawe, ni cya kintu, ni wa muntu mwabaye inshuti, ni wa muntu mwaganiriye, ni wa muntu wagiriye neza, ni wa muntu wafashije, ni wa muntu muturanye, ni wa muntu cyangwa se ni bya bintu bihora hafi yawe. Amen. Ibyo ngibyo nibyo tubona bidukomeretsa, nibyo tubona bitubabaza, nibyo tubona bidusitaza, bikatujyana kure. Haleluya. Rero kugira ngo udatakaza ibyo bintu, kugira ngo udatakaza uwo muntu ukunda, ugomba kujyana imbabazi hafi. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri kubabarira ni indi ntwaro y'ingenzi mu buzima ishobora gutuma utuza. Kuko iyo umuntu anezera umutima, iyo ubwonko ari buzima, butarakaye, budafite umujinya, budafite urwango, ukababarira vuba, ntugatinde kubabarira. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo ntukarakare mugenzi wawe ngo umunsi wire. Haleluya. Ntukarakare mugenzi wawe ngo umunsi urinde wira, ahubwo niba mugenzi wawe gukomerekeje, niba mugenzi wawe kwabaje, mubabarire. Kuko iyo umubabariye, wowe ubwawe uba wibabariye, wowe ubwawe n'uwo wibabariye. Haleluya. Wowe ubwawe uranezerwa, umutima uraruhuka. Iyo uvuze ngo runaka ndamubabariye, ukavuga uti ndamubabariye, wumva nawe uruhutse, wumva nawe utuje. Uzumva iyo uhamagaye umuntu wamukoreye ikosa ukamubwira uti mbabarira, akakubwira ati ndakubabariye, uzumva uburyo wumva umutima unezerewe, ukumva urishimye uruhutse. Haleluya. Wumva umeze nk'utuye umutwaro, wumva umeze nk'ukuye umugugu ku mutwe, ukavuga uti Imana ishimwe runaka yambabariye. Cyangwa se uzumva iyo uhamagaye umuntu ukamubwira uti ndakubabariye, wumva utuye umutwaro. Haleluya. Kutababarira ni umugugu uba wikoreye ku mutwe wawe. Yesu ashimwe cyane. Bene data, kugira ngo wubake ubuzima bwawe, kugira ngo urambe, kugira ngo ugire ubuzima bwiza, wowe bituruka muri wowe ubwawe. Ntabwo bituruka muri expecting ko ibyo byose bizaturuka, expecting ko uriya nakugira neza, uriya natuza, uriya nagukunda nibwo uzagubwa neza. No, wowe niwe ugomba kubikora. Iyo biguturutsemo byubaka wowe. Yesu ashimwe cyane. Na bagenzi bawe bitabaretse nabo bikabubaka, bikabafasha, ariko wowe cyane ni wowe wubakika. Haleluya. Imbabazi rero iyo utazifite utakaza byinshi. Dutakaza inshuti, dutakaza abavandimwe, dutakaza abaturanyi, utakaza byinshi. Rero kugira ngo wirinde gutakaza ibyo bintu ukunda, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Imana ari urukundo. Niba kuko ufite urukundo, babarira. Kuko iyo ubabariye nta gutakaza byo byose wakora utakaza. Yesu ashimwe cyane. Yego uriga, ushaka kwiga ukavuga uti iki kingishije isomo, ukagikuramo isomo, ariko niwe wa mutwaro wikorera mu mwaka ushize unduze. Kuko wowe urimo kwicira ubuzima bwawe, wowe ubwawe ku giti cyawe, nta wundi urimo gusenya, ni wowe urimo kwisenya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka iyo ngingo ya kabiri yo kubabarira, buri muntu wese ndayimutuye, buri muntu wese urimo kunyumva uyu munsi, babarira. Tekereza umuntu wakurakaje, tekereza umuntu waguye mu kiwara mufashije, tekereza umuntu wakubabaje, tekereza umuntu wakubangamiye, tekereza uwo muntu umuririzi, umubabarire, umubohore, kugira ngo wowe ubwawe ugubwe neza. Kuko uguwe neza, ubuzima bw'imbere burubakika ukaramba. Yesu ashimwe cyane. Erega burya kuramba ko umuntu abigiramo uruhare. Ngo ijambo ry'Imana tuvuga ngo nari umusore, none ndashaje, sindabona umukiranutsi ariko. Rero utababarira ntago waba umukiranutsi utababarira, ntago waba umukiranutsi utagira urukundo. Haleluya. Kandi ngo umukiranutsi ngo no mu busaza bwe azagira amakakama n'itoto. Haleluya. Ibyo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Bene data reka mbareke kujya dusoma ijambo ry'Imana, kuko riratwigisha ririmo ibintu byinshi cyane kandi bifite akamaro. Yesu ashimwe cyane. Reka tujye ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu ni ukuri. Yesu ashimwe cyane. Ukuri. Amen. Ukuri ukaguhagararamo nta muntu ukubwirije. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu uguhagaze uruhande. Ikintu uko wumva ugomba kugikora, ikintu uko wumva ukwiye kugikora,
uko uwo mutima w'imbere wawe ukubwira bari kugikora. Yesu ashimwe cyane. Udategereje kuvuga ngo ubwo runaka atandeba reka mbikore, ngo ubwo uriya atahari reka mbikore. No, icyo gihe urimo kwisenya wowe ubwawe. Haleluya. Kuko iyo umutima wawe nta kintu kibaho kibi mu buzima nko ku mutima wawe ubwawe urimo kugucira urubanza. Birasenya nshuti yanjye, birasenya. Kuko umutima wawe iyo gucira urubanza, umutima wawe iyo urimo kugushinja, urasenyuka wowe ubwawe. Icya mbere witakariza icyizere. Amen. Umva witakarije icyizere, n'umuntu yakubona akabona wenda wihagazeho, uragenda wihagazeho, urakomeye, ariko umutima wawe uwo mutima urimo kugucira urubanza. Uko nguko kwitakariza icyizere bituma umuntu asenyuka vuba. Amen. Bigatuma usaza vuba, bigatuma utaramba. Amen. Abakiranutsi bararamba nshuti zanjye. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kwibaza uti se tuvuge ngo abantu bapfa bakiri bato nuko batari abakiranutsi. Abo nabo baba bafite impamvu zabo. Ariko twebwe turebye mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ko abakiranutsi baramba. Umuntu ashobora gupfa akenyutse kubera impamvu zitandukanye nyinshi, nazo tuzica tukigaho. Nyinshi, nubwo yari umwana w'uruhinja utarakora icyaha, hari ibintu byinshi biturwanya muri isi, hari ibintu byinshi turwana nabyo, hari ibintu byinshi bihiga ubugingo bwacu, ubw'imbere n'ubw'inyuma. Amen. Hari n'igihe aba ari umugambi w'Imana kubera impamvu zayo utamenya kubera ubumana bwayo, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko umukiranutsi aramba. Rero izo ngingo zose nibo kubabwira zirafasha kugira ngo ubuzima burambe, umuntu w'imbere yubakike akomere. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ukuri uguhagararamo uri wenyine, ukaguhagararamo uri kumwe n'abandi, ukaguhagararamo ahantu aho ariho hose, utiteye kuvuga ngo hari umuntu ugucunga, utiteye kuvuga ngo hari umuntu ukureba. Amen. Niba uzi ko hari itegeko rikubwira ngo iki ngiki ntukagikore, witegereza ngo nta muntu ndeba. Yesu ashimwe cyane. Njya nkunda nanjye nabyibonyeho, ukaba ufite nk'imodoka wenda uratwaye, uri imodoka uratwaye, ntiwambare sentire, ikamuntanga urwo rugero. Ariko wabona umupolisi hari imbere, ukihutira kuyambara vuba vuba, tayari wabikoze uzi neza ko uri mu makosa. Amen. Gukiranuka rero, ukiranuka utarindiriye itegeko, utarindiriye umuntu ukureba, ahubwo wowe ubwawe ukabyishakamo. Icyo kintu ngomba kukinsistingaho cyane, kuko nzi ko muri twebwe turemanywe ubuhanga butangaje. Buri muntu wese aremanywe ubwenge, aremanywe kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, uremanywe kumenya ikibi n'icyiza. Ibyo ni ibintu Imana yaturemanye, turabizi twese. Amen. Ukuri rero mu bintu byubaka ubugingo, mu bintu byubaka. Niba ugiye guca imanza zitabera, we kubogama. Amen. We kuzana amarangamutima ngo uhemukire mugenzi wawe kubera ko hari inyungu ubifitemo. Oya, ahubwo hagarara mu kuri nyako, kuko niko kuzagutsindishiriza urubanza. Kuko ukuri ntigutsindwa nubwo imyaka yashe ari 70, nubwo ihashe imyaka ingahe, finally ukuri kuramenyekana. Nubwo kwamenyekana utakiriho, ariko kuramenyekana. Amen. Kandi bikagira uwo bigirira akamaro, bikagira uwo byigisha, bikagira uwo bifasha, uwo bizura, akamenya ko ukuri ari ingenzi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe ingingo ya 4. Amen. Ingingo ya 4 ni uguca urubanza. Yesu ashimwe cyane. Kudacira mugenzi wawe urubanza. Amen. Bene data, iki ni ikintu abantu benshi dukunda gutsindirwamo. Abantu benshi dukunda kugitsindirwamo, kandi mu ngeri zose, mu mpande zose. Ahantu hose ugasanga umuntu igihe cyo cyose abantu twigize abacamanza ba bagenzi bacu. Twigize abacamanza, ukigira umucamanza w'umuntu utanazi. Amen. Umuntu mubi bwa mbere. Yesu ashimwe cyane. Wamureba ukavuga uti ko se buriya kubera iki yaguze iriya modoka se? Iriya modoka ko atari nziza. Ubundi se buriya ukabyibazaho, ugatangira kumucira urubanza. Ugacira urubanza umuntu, ukareba umuntu ukavuga uti ni urugero. Aha ngaha ndaza gutanga ingero nyinshi. Ukavuga uti se uriya muntu kuki urugo rwamunaniye gute? Ukuntu afite mugenzi we babana w'umwana mwiza, ukuntu yitonda. Kandi urwo rugo mu by'ukuri ntabwo ugeze urubamo. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu ntabwo mwigeze mubana. Iyo ntambara yarwanye ntabwo ugeze uyirwana. Haleluya. Ubwo buzima yabayemo ntabwo ugeze wowe ububamo, niwe wabubayemo. Ikindi cya kabiri, ubushobozi ufite, reka tuvuge ngo ko wari kubitsinda, ariko ukuremye si ko aremye. Ubushobozi ufite si bwo afite. Amen. Ariko ukamucira urubanza, ukamushyira hariya, ukamurangiza, ukamugira umunyantege nke, ukamugira umunyabyaha. Kandi bagenzi, ntago buri muntu afite ubushobozi nk'ubwa mugenzi we. Nkuko naremwe jewe nsagushe ndi igikara, uriya karemwa ari inzobe, nkaremwa ndi mugufi, uriya karemwa ari muremure, nkaremwa nanutse, uriya karemwa byibushye, mbese tukaremwa butandukanye, nkaremwa ndi umugore, uyu karemwa ari umugabo. Ni nako
uko dutandukanye niko n'ubushobozi bwacu butandukanye. Gusa buri muntu agira weakness, agira intege nke mu buryo bwe, akagira naho agira imbaraga kurusha abandi mu buryo bwe. Buri muntu agira uburyo bwe. Haleluya. Ntabwo ushaka kuvuga ngo uko witwara niko mugenzi wawe azitwara. Ntabwo ushaka kuvuga ngo uko mugenzi wawe ahimbaza Imana nawe niko uzahimbaza Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Niba ubonye mugenzi wawe tuvuga ari umuhanzi, aririmba abantu bagafashwa, bagakiza indwara zigakira, wowe ukumva ko nawe ugiye kugera ukaririmba, kandi ubwo ni uburyo bwe. Nawe ufite uburyo bwawe. Haleluya. Ahubwo shakisha ubwo buryo bwawe buri muri wowe, bubitse muri wowe, ni ubuhe? Emotions zawe zikwereka iki? Inziza ariko, kuko muri twebwe tugiramo emotions nziza za mwuka wera wa wundi uri imbere muri twe, hakabona za zindi mbi za kamere w'inyuma w'umubiri. Izo nziza zirakubwira iki? Zirakwerekeza hehe? Zirakongorera ibiki? Haleluya. Ibyo rero wumva wowe byubaka umubiri, wowe wumva byagufasha, ntabwo ari byo ushobora gufasha mugenzi wawe. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo niba mugenzi wawe tuvuge wenda afite ahantu yakoraga akazi agakora neza, wowe uko wamara ukabona arabikora nabi n'urugero, ariko ntabwo ugeze uhakorera, ntabwo uzi intambara yahuye nazo, ntabwo uzi ikintu cyahamuvanye, ntabwo ubizi ibintu byamurwanyaga. Ahari nawe iyo uza kurwana izo ntambara wenda nawe wari kuneshwa, ariko ntabwo ugeze uhagera, ntabwo ugeze uhaba. Yesu ashimwe cyane. Urwo rugamba ntabwo ugeze ururwana, ntabwo uwo mwanya ntabwo wawuhagazemo. Amen. Rero ntabwo ukwiye kwicara ngo ucire mugenzi wawe urubanza urwo ari rwo rwose, ahubwo duharanire kumaranisha imibabaro. Yesu ashimwe cyane. Niba ubonye atsinzwe, ahubwo wowe uvuga uti namufasha iki? Niba ubonye nta n'icyo wamufasha, rero wicecekere, we kumusenya. Yesu ashimwe cyane. Kuko ibyo ngibyo uko usenya mugenzi wawe, wowe urushaho gusenyuka. Amen. Kuko umutima wakomeza ukagucira urubanza, ugakomeza ukongorera. Yesu ashimwe cyane. Bisaba kugira ngo wumvire. Haleluya. Reka twebwe twe kwigira abacamanza bagenzi bacu, kuko tuzi ko umunsi w'urubanza uhari. Kuko n'Imana ubwo nta muntu ugeze icira urubanza, yateguye uwo munsi. Twese ntabwo tuzi ngo ni ryari, ntabwo tuzi ngo umunsi uzaba ryari, ntabwo tuzi ngo bizaba ryari, ariko icyo tuzi cyo ni uko bizaba. Mu gihe bitabaraba rero, ibaze kuba warakiranutse. Yesu ashimwe cyane. Ugakiranuka, ukirinda ibyaha, ukirinda gusambana, ukirinda kwiba, ukirinda kwica, ukabyirinda, ariko ukazatsindwa n'urubanza kubera ko waciriye umusambanyi urubanza. Haleluya. Kubera ko umuntu wasambanye wamuciriye urubanza, wenda wanamubonye n'ibyo, wenda ufite n'ibihamya, ariko umuciriye urubanza kandi utari umucamanza we. Ibyo ngibyo bikazakubuza ubugingo, ibyo ngibyo bikakubuza amahirwe yawe, ibyo ngibyo bikagusenya kubera ko wamuciriye urubanza. Yesu ashimwe cyane. Kuko wowe ntabwo uri umucamanza we, ntabwo uzi impamvu izo nzira yaziciyemo, ntabwo uzi impamvu ubwo buzima yabugezemo. Amen. Nubwo waba ubuzi, ntabwo uri uwo kumucira urubanza. Wowe mwubake. Niba udashobora no kumwubaka rero, wimusenya. Haleluya. Kuko iyo usenya mugenzi wawe, nawe urimo kwisenya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatwetse ko twese turi inkingi, twese turi insengero z'Uwiteka, ko biriya ni kwivuga. Amen. Niba mugenzi wawe aguye mu cyaha, wikwihutira kumva ko wamusenya. Oya, kumusenya ntacyo bimaze. Nta kintu uba ubushenye, ariko ntabwo uba wubatse. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kubaka, tugomba kumaranisha imibabaro, kubwirana ibyiza, guhumurizanya, gusindagizanya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niba mugenzi wawe ababaye, ukagenda nawe ugafatanya nawe kubabara, cyangwa ugafatanya nawe kumuca intege, ubwo ngubwo wahemutse tayari, wamaze kumucira urubanza. Kandi twebwe ntabwo turi abacamanza bagenzi bacu, ahubwo twebwe turabo kubaka bagenzi, turabo gufasha, turabo kumarana imibabaro. Amen. Ibaze guzatsindwa n'urubanza kubera ko waciriye mugenzi wawe urubanza. Yesu ashimwe cyane. Kandi wowe ntabyo wakoze. Ibyo ngibyo umushinja ntabyo wakoze, ibyo ngibyo byose ntabyo koko wakoze, ariko wishoye mu murimo utari uwawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka twebwe umenye ko wowe ushinzwe kubaka, udashinzwe gusenya. Haleluya. Ibyo byose ni bya bindi bidufasha guhora twubaka umuntu wacu w'imbere. Wowe nubona udafite icyo wakora, ubyihorere, umubabarire, uvuga uti nta wamenya. Icyama agakira, icyama agahinduka, icyama ruriya rubanza arimo akaruvamo, icyama biriya byaha harimo akabaturwa, icyama wowe wumve ko wifuza ko umuntu ahinduka, we kwifuza ko ahubwo umusunikireyo cyangwa se umucira intege burundu. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe ingingo ya 5. Ntabwo ko nateguye ingingo 5 gusa. Gukiranuka hakubiyemo ibintu byinshi, ni ingingo nyinshi kandi zubaka umubiri w'umuntu. Ni ingingo nyinshi pe. Yesu ashimwe cyane. Wenda reka turebe iyo ngingo ya 5.
ni ukuvuga ngo wowe muntu mugenzi wanjye urimo kunyumva, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko gerageza kuba mu ruhande rwiza. Try to be positive. Yesu ashimwe cyane. Gerageza kuba mu ruhande rwiza. Amen. Ntugahore wumva ko wowe ugiye kujya mu ruhande rubi. Mu bintu byose ugezemo, ibintu byose byakubaho, gerageza ubwenge bwawe kubusunikira kuba mu ruhande rwiza. Amen. Niba uhuye n'ikigeragezo, tuvuge ikigeragezo kikubayeho, ako kanya ntabwo ukwiye kwihanganira kwihutira kuvuga uti kuki ibi bimbayeho, upanikinge, utumutwe, urakare, usare, ushwane. Ahubwo banze wibaze ngo kuki kibaye. Yesu ashimwe cyane. Kuki ibi ngibi bibaye kubera iki? Ahari bishobora kuba bibaye kugira ngo bikwigishe, bishobora kuba bibaye kugira ngo igihe nikigera umuntu uzahura nabyo uzagira icyo umumarira, uzagira icyo umufashisha, uzagira ijambo umubwira. Ese ubwo buhamya uzatanga buzagire abo bubatura, buzagire abo bufasha. Yesu ashimwe cyane. Reka nukuri bagenzi, reka buri muntu wese urimo kunyumva aka kanya wihangane, wiyubake wowe ubwawe. Yesu ashimwe cyane. Wowe niba ikintu kikubayeho wikutira kumva ko ijuru ryakugwiriye, ahari hari Imana gutambukije. Wenda Imana yagukereje uyu munsi kugira ngo ibiri imbere bikomeye ubitambuke. Amen. Ahari Imana uyu munsi iragukereje kugira ngo ibikomeye biceho. Yesu ashimwe cyane. Ahari ntawamenya, kuko buri kintu cyose kibaho muri ubu buzima tubamo kiba gifite impamvu ikihishe inyuma. Ishobora kuba ari impamvu mbi, ishobora kuba ari impamvu nziza, ntawamenya. Yesu ashimwe cyane. Ariko gutuza niyo mpamvu, niyo ntwaro ya mbere ituma umuntu akomera. Ntubye muri negative side, ahubwo wihutire kujya muri positive side. Uvuga uti byabaye. Yesu ashimwe cyane. Wenda umuntu umutije amafaranga arakwambuye, wenda umuntu waramufashije araguhemukiye, ntawamenya impamvu abikoze. Yesu ashimwe cyane. Ahari ni ukugira ngo umuntu uzahura n'icyo kigeragezo uzagira icyo umumarira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ushaka kwicara kuvuga uti jyewe ndi imfubyi, Mana kubera iki, why me, kubera iki ari jye nabaye imfubyi, kubera iki ari jye byagenze gutya, kubera iki abangaba batunga nabo, ariko ntawamenya. Yesu ashimwe cyane. Wenda abo babyeyi bawe batabayeho, ntawamenya. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti Mana kuki jyewe nabayeho, kuki byagenze gutya, Imana ikandinda, kuki hari abapfuye bavuka, kuki hari inda zavuyemo, kuki njye nabayeho. Amen. Iyo positive side igira imbaraga kurusha indi negative. Yesu ashimwe cyane. We kuvuga ngo cyane kubera iki genocide yabaye abantu banje bagapfa bose bagashira nkasigara, no. Ahubwo wowe uvuga uti impamvu nasigaye niyo iri strong. Amen. Uhagare kuri ako gatoye ubona usigaranye, ako gatoye ubona wacungiraho, ako gatara gato. Yesu ashimwe cyane. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo nubwo igiti cyatemwa, birashoboka ko cyakongera kigashibuka kikaba igiti cy'inganzamarumbo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana ko ibintu byose bibaho, ibitubaho, ibibizi kandi ibifite impamvu. Yesu ashimwe cyane. Ahari ushobora kujya gutya ababyeyi bawe bagapfa n'abavandimwe bagapfa ugasagara uri umuntu umwe rukumira urutoki. Yesu ashimwe cyane. Ariko with the time ukazakomokaho umuryango utangaje, ukazavukamo umuntu w'igihanganye, ukazavukamo umuntu ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Kandi uzagira ikintu ahindura kuri iyi si y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose muri ibyo bibazo urimo, muri ibyo byagize urimo, ujye ureba ka kantu keza karimo ugahagarareho kakubera ikirwanisho. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko twabonye Gideon yahagaze mu ntege nkeya ze, akavuga ati jyewe kubera ko nizeye gusa kuko kubera ko Imana ivuze, kuko Imana ari ibivuze reka mbikore. Akagenda kuri ako kantu konyine akavuga ati kuko ibivuze. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka twe kureba iby'isi ngo dukurure twibagirwe ubwiza bw'Imana. Reka twe kwita ku mbaraga z'isi, twe kwita ku mbaraga z'umubiri, ngo ka kantu Imana yagusigiye kamwe gusa ko kukumurikira, kuzashingiraho ushibuka ukaba igiti cy'inganzamarumbo wikaryamira kubera iby'isi. Amen. Nkunda kubivugaho, uyu mubiri w'inyuma uzashira, uyu uzabora, uzagenda tuwubure, ariko wowe ngo w'imbere niwe ufite akamaro. Ese wowe w'imbere uwubatse gute? Uwubakishije iki? Amen. Yesu ashimwe cyane. Samusoni tujya tubona ukuntu yajyaga ahagara, yari afite ibanga
ibanga rye ngo yavutse ari umunaziri afite agasatsi kari ahantu kaziritse aho ngaho inyuma mu irugu. Aza kugeragezwa, umugore aramugerageza baramumutumye kugira ngo bamenye aho imbaraga ze zihishe. Amen. Kuko bari baramenye ko azavamo umuntu ukomeye, ariko baravuga ati tugomba kurwana nawe mpaka tukamenya iryo banga rimwihishemo. Amen. Tukamenye. Bamutereza umugore aramugerageza, umugore yamara kumuganza akamubwira ati ngaho mbwira imbaraga zawe zihishe hehe. Amen. Samson akamubwira ati umfashe ukanzirika ukankanyaga imigozi hose, ati bakaza sinabasha kunyeganyega banyica. Akagenda akabwira ati muze gucunga nijoro mwebwe muraza ndaza kumuzirika muze mumufate. Akaza yamara kuryama akamuzirika akamukomeza. Yesu ashimwe cyane. Yarangiza akagera agahamagara bene wabo ati mutebuke namufashe. Baza ya migozi yose akajya gucyara rimwe akayigutura, ibyo byose akabicagagura, agafata agakubita bose akabararika. Yesu ashimwe cyane. Kubera yambaraga imwe gusa yihisha ahantu batazi. Yesu ashimwe cyane. Kugeza igihe Samson kugira ngo afatwe, kugira ngo Samson atsindwe, nuko ryabanga rye yarimennye. Amen. Ese ibanga wowe wumva wakoresha ufite warwanisha muri icyo kigeragezo urimo, muri ubwo buzima urimo, muri ubwo bukene bwaguheranye, muri ubwo bupfubyi bwatumye uheranwa n'agahinda. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe umuntu aba muri situation, hari igihe umuntu aba mu bupfubyi agaheranwa n'agahinda, hari igihe umuntu aba mu bukene agaheranwa n'agahinda. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe uba mu buzima ukumva ubuzima burakubihiye, ukumva isi irakubihiye, ukumva nta kintu bikumariye, ushobora kuba ufite n'amafaranga menshi, ariko hakabaho ikintu kiba muri wowe gikomeye, kiba muri wowe kigatuma uheranwa burundu. Yesu ashimwe cyane. Ese ako kantu wumva gashobora kugufasha ukakarwanisha, kishakemo kandi karahari. Yesu ashimwe cyane. Buri muntu wese karahari kamubitsemo, gashake ukamenye ugakoresha. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose ugeze kuba muri positive side, ako kantu gakurenge gatuma udashobora kujyanwa n'icyo kinini cyakuganje cyakubabaje, ako kamwe gusa uja kugahagararaho kakagutsindishiriza. Yaba ari ugusenga, yaba ari ugutanga, yaba ari ukuririmba, yaba ari ugukunda abantu, yaba ari ukunezerwa, yaba ari ako kantu wumva wakoresha, emotions zawe nziza ikintu zirimo zirakwereka, ako kantu gashobora gutuma ujya muri positive side kandi ugatsinda urugamba rwawe. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri ikintu nabifuriza bene data, abantu barimo kunyumva uyu munsi, abantu bakurikiranye YouTube channel, reka nkwifurize guharanira kuba umukiranutsi. Yesu ashimwe cyane. Kuko ngo umukiranutsi nubwo yasaza ngo azasazana amakakama n'itoto. Yesu ashimwe cyane. Nubwo n'abana bawe ntabwo bazasabiriza, nuko ngo iyo ubaye umukiranutsi ingaruka zose ziba kuri wowe, niwe bigira umumaro. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane rero. Ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi kugira ngo wenda mutarambirwa, ariko mu by'ukuri ndakomeza kubaha ikaze nanone. Abantu bose kudukurikirana, Imana ibahe umugisha. Umuntu waba ufite comment, umuntu waba ufite ikintu icyo cyo cyose wadufasha, nubwo byaba ari ubuhamya twakwakira ukabutanga, kuko uyu ni umuyoboro wo gufasha abantu gukorera Imana no kubegeza ubwami bw'Imana. Niryo banga ryonyine duhagazeho. Yesu aho umugisha cyane. Yesu aduhana umugisha naho utaha. Murakoze.